Yo, yo, Jean nigga superstar, he's impossible, he's very invisible, ndetse he's responsible at the side possible for some why, imbonireba kure, nigga n'inzu y'ibitabo, kejeri niwo mu Rwanda ntago nawukatira, Cape Town nikaraga, USA nikaraga, and back home, akazi kenshi cyane, inzozi nyinshi cyane, Jean innocent, he's so very talented, he's so ambitious, nobody can stop me with that achievement, poko urugamba rurangiye, poko igitego cyinjiye, ukomeza kwibaza warabari nigga, kuko nirivu rihoze sirimwe ritwika inzu wa wundi uri big mind woroheje imigaragarire ndetse no ku mutima icyangwa nibisanzwe arya bizicyunzwe nigahora ari busy akora ijoro n'amanywa ibyana ntabiha umwanya kwibona kwishyira hejuru ni mistake kuri we tokutahisana ngo itabi ryaramwishe ngaho uzakora nk'ibi niga yavukanye imbuto rapazi ni mutuze ntago nje kubazimya ndaje ngo dufatanye intebe tuyisubirane kandi niko byahoze bishe gukore sarenda cyangwa muke gospel zanye revolution muzane innovation nkeneye solution wakafuta think koshaka definition wibikora zagara kora ama repetition yeah who am I man who am I man yeah who am I igipangu tukigezeho dere ngiki wewe urihoze Simani waheze ibipangu nagoze ko twageze twageze kabisa twakubuze ibipangu nawe bikunda kubi gusohokamo ngo ni ikibazo nawe ukunda ibyayi nese ngubu wasanga wanywera igikoma tebuka bro uburyo uzamo we uburyo uzamo shaka kwa mwana mu star kabisa beze biteze shana wasi eze ko de kuri hano se uje kudusura nje kubasura ariko ndabona kari bo mwari mwayinyimi none se akurebye ntari wose nanye mu kucyaye n'inkwe no mu rugo ni karibu se aye cyangwa nakinywera hanze ukunda mu nzu se muntu ndabizi yongeye ndakinywera ngamani yese ngiye usanze mu nzu ntago wakunda ariko no munsi ngo ibintu by'akazi wabyanze kabisa ntabwo ujya mu kazi no munsi akazi katagira pause cyangwa no kwanza kwica gahunda yanjye nayo naguhaye gahunda yanjye wanza kwica none nanze mfite pause today twaganira gataze umuntu akajya mu mirimo yiwe tuganire bike ese kubizi nza kukureba nje kugisa kubaza ibintu tuganira se ntabwo bize nk'umustar nyine ko manje gukora nk'umustar ngo ngiye byo twikorera bimeze bitari kuwunda habizi sawaji ko twabaye nk'abantu babana bari wagira ngo nta no kugusuhuza mana bimeze biteze ari binare anje mba ndi hudu umva wari igihe cy'amapoze ngo nuguvuga ngo mba ndi hudu n'ubundi hanyuma se ino karite manya bayita ngo icyo kubona ari nziza karite ngani none zakenera Ntabwo bari sawa cyane. Iyo mwana ari kugufatana ufatana. Ariko gufatana. Bora urabizi? Ibyo se? Bise simbya bindi bivura inkorora n'ibicurane. Oye. Yowe tumuravumba. None hanyuma se warwaye ko muno urimo wiyahuza? Ndwaye ubuntu bw'ubugiribe. Yamaye. Naraso ngo imirongo uzongera kwitanga gute?
kandi ari ukugorora ijwi hano waba urwaye amagiripe se ugagorora gute? ntabwo arimo mpundagurireho se? kuruta imirongo twumve. Yawe nawe urashaka imiti? Imiti ishaka njyewe ubona njye ndwaye se? ntabwo ndwaye. ntabwo ndwaye kabisa. Iruma n'abari umuti kanjye ntabwo ndwaye bro. none se kuba tumwumva ku mirongo ufite mani ko hari indirimbo zawe zimwe na zimwe mwumbuye kumva? ingoma ziba zihari. minsi ije ndabakubita album. ko numva inzira zawe zabaye ndende igihe uzi igihe nazumva umwe ngo uzasura album. imyaka nyine biba bigwa ariko umuntu aba agiteguye. imyaka zikijya ku imyaniko mani. oya noneho iriya ngoma hari n'ingoma yindi nanditse bita bye bye peace sinzi niba naguhondaguriraho. ndashaka kubyumva ahubwo. yo nshatse isugi ndayibuze, nshatse imanzi ndayibuze, ibirwara bishya zitamenye, intambara ni nyinshi, Israel Palestine imyaka myinshi bihanganye, big country Russia yananiwe kunyurwa ishaka na Ukraine, big country China yananiwe kunyurwa ishaka na Taiwan, US is the king ikomeje kwivanga, UN ni ku munwa ibibazo byanze gukemuka, abahinzi n'aborozi bakomeje gushwana, Kongo ikomeje kwiyenza yitwaje impamvu z'ubufu, ibitwara bombe bibitse, ibyo si ibiryo bibitse, urupfu rubitse, wa muriro mwumvise, umuvandimwe wawe mwanzi yaroswe n'umunyamahanga, we're on the end, bye bye peace man. yamani yaba ari imirongo mikeya, urabizi ko ndi umurambere hano hamaze no kuba mu rugo hano kuri Live World TV. ubwo nzajya mbasura, ariko nzajya mbasura nanjye aho mukorera. ariko se ushobora kuba byibuza mbungano umunsi turi bwagirane. hari ibibazo njye kukubaza byibuza ari nabyo byanzanye hanini na hanini. izo ndirimbo uririmba niyo ndirimbo uririmbye iratanga SMS ku Banyarwanda, iratanga ubuhe butumwa ku rubyiruko? ubwo wambwira ngoma message zo ziba zirimo, ariko jewe ntabwo nkora disi ku muntu umwe, kuko disi yanjye biri kuri everyone wayumva. ni ikaramu akenshi nkunda gukurikiza, ntabwo nshobora kwibasira umuntu, ahubwo nshobora kubarabura mwese general. none se nk'iyo wanditse iyo wanditse igitero cya mbere icya kabiri, avuga ati igitero ni iki ngibi, iki ngiki ni icy'abana, cyo ni icy'abanyamakuru, cyangwa avuga ati igitero gikubiyemo byose, abakuru, abatoya, urubyiruko, abana ndetse n'igihugu cyangwa se n'indi ni urumva nk'iyi ngoma mba nkukubiteho bye bye peace, mba nkukubiteho nk'akavaze ka mbere, ariko ingoma ni ndende, ubwo rero urumva bye bye peace uhita ushakamo imirongo n'ubundi ijya yajyana nabyo. niba turi kuvuga ngo bye bye amahoro, uhita ureba bya bintu nyine bishobora kubuza amahoro se, cyangwa byerekana ko amahoro ari makeya mu isi. mirongo iba yisobanura, umuntu agerageza kuyisobanura, kuko zino ndirimbo za hip hop ni umwandiko, hari introduction, hari body mo hagati, hakaza none no gufata umwanzuro. ni abari n'ibintu bihari, reka ntago ari ukuvuga ngo ni ibintu biba bigaragara. urumva nka vase ya kabiri ukuntu izivuga ngo nyuze z'ubutumwa ziranzwe, barashaka ibishegu, ibinyoma biraganje, kuri kubaye gukeya, imibiri myinshi mu butaka, amaraso menshi mu butaka, ubutaka bwanze kwera, abakene bishwe n'inzara, abakire diabete, imivuduko, abahanuzi bapapira batitira, twabuze urugero rwiza ngo nabo zirara zishya, amarira aje tuyivuyemo. urumva biba bikiri birebire. none najya ngo umbwire ikintu kimwe, umuntu ukubona kuri Live World TV bwa mbere cyangwa se ukubona buri gihe, ubundi uri muntu ki? muri makeya hari aba bifuza kukumenya, umenye n'uwo uri we, uri muntu ki?
we icyo kibazo mbajije ni cyiza ariko kiranoroshye. Ubundi njyewe usanzwe amazina yanjye banyita Slip Devil Hoze, niyo benshi bazi kuko urumva amazina y'ubuhanzi n'ibintu umuntu aba arimo cyane. Ayo niyo mazina Slip Devil Hoze, ariko abenshi arabakanga kandi urebye nta kibazo no mazina, ni amazina afite ubusobanuro, ntabwo ari amazina ari aho gusa. Benshi baba bavuga ngo wenda ngo ni rya Devil Hoze ngo ritwike inzu cyangwa se n'ibiki, ariko n'ubundi aba ari ukwibeshya, ntabwo ari bwo busobanuro. Okay. Indirimbo numvise wakoze bita none muri ibyo byose numvishemo nyine ko utanga ubusobanuro ubuzima. Ese abo bantu hari ubundi buryo babivugamo bakabyumvamo cyangwa ibyo gusa uvuze birahagije? Birahagije? Oya, mfite na definition yabyo, ibisobanuro bya danje. Mfite ibisobanuro bya danje by'umwandiko nanditse. Sobanura uwo ndiwe nyine kugira ngo abantu babyumve neza. Birahari? Mfite umwandiko wa danje muremure. Nk'urugero? Umwandiko? Dore uwo mwandiko rero ukuntu uvuga. Yo. Benshi bahora bibaza, benshi bahora bambaza. Warbari nigga, wagwan maniga. I'm fresh nigga, and I'm big minder. Ese guhora tuje irizi waririze, nanjye simbizi. Nige ngo hora cicitse ashobora kuba ari n'umugome. Dari mistake nta makuru bafite. Niga ni hambugaye. Amagambo ni make, nta kundi ntambara. Dore yateze umusaya ngaho ngera mu rushyi. Midomo muri parire, pa, he's a fake one. Shiri nigga fuckbo, talk nigga, you have time turuzi. Ubu nta gihe mfite, isi ndabona yansize. Ubu ni imivuduko, ni njyewe uri kurivura. Ubwo budode bwanyu ngo niga byararangiye rwose yapfuye ahagaze. Ngo afite urutwe runini, ubwanwa bwaratukuye. Yo shiri maniga, bura shanta, big fast rampa, sancho no lyrics. Ngo umutwe wuzuye amazi. Dore ni muparire mpaka amagambo bashizemo. Nta byinshi byo kuvugana, ibyanjye ni benefit. You can't understand me, ndamateka maremare. Who am I, man? Who am I? Yo, Gene nigga superstar, he's inscrutable, he's very unfixable, ndetse he's responsible at the possible for some why. Imbonireba kure, nigga n'inzu y'ibitabo, kejeri niwo mu Rwanda ntago nawukatira, Cape Town nikaraga, USA nikaraga, and back home, akazi kenshi cyane, inzozi nyinshi cyane. Gene innocent, he's so very talented, he's so ambitious, nobody can stop me with that achievement. Poko urugamba rurangiye, poko igitego cyinjiye, ukomeza kwibaza warabari nigga. Koko nirivuri hoze, sirimwe ritwika inzu, wundi, uri big mind, woroheje, imigaragarire ndetse no ku mutima, icyangwa n'ibisanzwe, arya bizicyunzwe, nigahora ari busy akora ijoro n'amanywa, ibyana ntabiha umwanya, kwibona kwishyira hejuru ni mistake kuri we, tokutahikisana ngo itabi ryaramwishe, ngaho uzakore nk'ibi, niga yavukanye imbuto, rapazi nimutuze ntago nje kubazimya, ndaje ngo dufatanye intebe tuyisubirane, kandi niko byahoze bishe gukore sarenda, cyangwa mujye gospel, zanye revolution muzane innovation, nkeneye solution wakafuta think koshaka definition, wibikora zagara kora ama repetition. Yeah. Who am I, man? Who am I, man? Yeah. Who am I? Nigga superstar, garasi shinyi. Who am I, man? Who am I?